tubahaye ikaze aho muherereye hose, waba uri mu Rwanda, uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu migabane igiye itandukanye, wiyumvemo ikaze hano kuri Joel Gospel Praise TV. We are coming back. Twagarutse tugeze ku munsi wa 10 muri ya minsi twihaye yo kubana na Kristo Yesu mu gihe turi gusoza umwaka. Haleluya. Ikiganiro cy'uno munsi turi burebe kuri Yesu Kristo n'ubundi. Yesu Kristo, icyizere cyacu kidashira. Jesus Christ, our everlasting hope. Reka tubanze dusenge kugira ngo dusabe umwami kubana natwe. Data, mu izina rya Yesu, cyubahiro n'ikibi cyawe, turagushimiye ko uyu munsi nawo uduhaye. Tumaze iminsi tuganira kuri wowe Yesu Kristo, twabonye byinshi bitandukanye bikugize bidufasha kwinjira muri wowe no kukwizera. Uyu munsi wa none turongeye turagarutse ku munsi wa 10 aho tugiye kureba wowe Kristo nk'ibyiringiro byacu bidashira, ibyiringiro by'iteka ryose. Twabonye amaraso yawe, akamaro kayo, tubona umusaraba wawe, akamaro kayo, tukubona wowe Kristo nk'ubasha gukiza abafite imitima ibabaye, twakubonye nk'ubasha gutarura intama zazimiye, twakubonye nk'umucyo, twakubonye nk'impano twahawe. Haleluya. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ngwino ubane natwe wowe mwungeri mwiza, ngwino ubane natwe. Turagushimiye ko ugiye kubifatanya natwe kuva ikiganiro gitangiye kinasoza. Uzabane na buri wese uzabasha kumva, mwami uzafungura umutima we. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina ryawe ngera Kristo, amen. Bavandimwe, isi yuzuye ibibazo by'ubwoko butandukanye. Harimo ibibazo by'uburwayi, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'agahinda, ibibazo by'urupfu, ndetse n'ibigeragezo abantu bahura nabyo bigatuma batakaza icyizere. Abantu benshi bashakira icyizere mu isi, abandi bakagishakira mu bantu, bamwe bakajya kugishakira mu butunzi cyangwa mu bushobozi bwabo, ariko ibi byose birashira. Yesu Kristo niwe soko y'ibyiringiro nyakuri, kandi ibyiringiro bihoraho bidashira. Niwe wabayeho, agapfa, akazuka, kandi akaba ariho iteka ryose. Umwizera cyangwa se uwizera ufite Kristo mu mutima we aba afite ibyiringiro bitazigera birangira iteka ryose. Ibyiringiro byawe cyangwa icyizere cyawe gishingiye gushingira kuri Kristo Yesu, umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 15 umurongo wa 13, niho hari ijambo rivuga ngo Imana y'icyizere ibahesha umunezero n'amahoro mu kwizera, kugira ngo mwuzure n'icyizere n'ubushobozi bw'Umwuka wera. Icyizere cyacu ntigishingiye ku byiyumvo byacu cyangwa ku byo tubona mu isi, ahubwo abizera twebwe ibyiringiro byacu bikwiriye gushingira rwose kuri Kristo Yesu, kubera ko uyu Yesu Kristo niwe Mana ihoraho, niwe byiringiro dufite. Muri we nta guhindagurika kubaho. Igihe byose bisa n'ibisenyutse ibyo wari wiringiye, igihe uhuye n'ingorane,
ugahura n'ibyo utatekerezaga ko wahura nabyo, bigakomeretsa umutima wawe. Kristo Yesu ahora ahagaze nk'urutare rutanyeganyega kugira ngo agukomeze, kugira ngo agufate, agushoboze, aguhe ibyiringiro bihoraho iteka bitarangira. Imana ihabwe icyubahiro. Bavandimwe, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6 niho hari ijambo rivuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Ni Yesu warivugaga. Mwizere Imana nanjye munyizere. Ati mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngaho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati, databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati, ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iri jambo twarirebye hejuru ndetse no mu minsi yashize. Kristo Yesu niwe byiringiro byacu. Adusaba kumwizera. Mwizere Imana kandi nanjye munyizere. Ati ntimuhagarike imitima yanyu. Atanga ijambo ry'ihumure ryo kudahagarika imitima yacu, kubera ko ari we byiringiro byacu. Mwizere Imana nanjye munyizere. Haleluya. Yesu aduhamagarira gukomeza kwizera niyo twaba turi mu bibazo. Ibyiringiro byo muri Kristo Yesu ntago bikuraho ibigeragezo, ariko biduha imbaraga zo kubinyuramo gitwari. Ntuteze na rimwe kuzabura guhura n'ibigeragezo ngo nuko wizera Kristo, ariko Kristo akwiriye kukubera ibyiringiro by'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Uwizera Kristo azi ko ibibazo by'igihe gito bitazigera bibura, kandi ibi bibazo azi ko bitazigera biruta icyubahiro Imana yateganyirije abayikunda. Haleluya. Reka turebe ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abakolosayi igice cya mbere. Rwandiko rwandikiwe Abakolosayi, turareba igice cya mbere umurongo wa 27. Ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, aribwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Bavandimwe, Kristo niwe byiringiro by'abizera bose. Twebwe abanyamahanga twamenyeshejwe Kristo, azaba muri twebwe, arangije ahinduka ubwiru bwacu, ahinduka ibyiringiro by'ubwiza by'imibereho mishya ihindutse. Haleluya. Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 19 niho hagiye kutwereka ko Kristo ari nk'igishyitsi gikomeye, cyangwa se ni nk'urufatiro rukomeye ku bugingo bwacu. Igice cya 6 umurongo wa 19 hari ijambo rigira riti, ibyo byiringiro tubifite nk'igitsikamutima gikomeye kandi gishikamye, cyinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane. Nk'uko igishyitsi cyangwa se urutare rushobora gushyigikirwa rugashyigikira ibintu bikomeye, Yesu adufata niko nawe adufata ntitujyanwe n'imiyaga y'ubuzima cyangwa ngo tunyeganyege,
iyo icyizere cyacu kiri muri Kristo Yesu, iyo ibyiringiro byacu biri muri Kristo Yesu, nta kintu na kimwe cyo ku isi, haba amagambo y'abantu cyangwa ibigeragezo bikomeye bishobora kwivanga cyangwa se ngo biduhungabanye. Imana ihabwa icyubahiro. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 5 kugeza ku wa 5, hari ijambo rigaragaza icyizere cy'umuzuko muri Yesu Kristo. Haragira hati: ishimwe ry'ibyiringiro by'agakiza Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nasi, ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshwa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Haleluya! Tuzabona umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera. Murindirwa agakiza kateguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Uwizera afite icyizere kitazima kirebana n'iteka ryose, atari ku buzima bw'isi gusa. Yesu yarazutse, natwe tuzazuka, cyangwa se tuzazuka nk'uko nawe yazutse, tuzazukana nawe. Ibi bituma uwizera adatinya urupfu, kuko azi ko Kristo yarutsinze, kandi akaba azi neza ko Kristo atubikiye ubugingo buhoraho. Kristo muri twe niwe cyizere cy'icyubahiro cy'iteka ryose. Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 27 hari ijambo rivuga ngo: ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, nk'uko twabibonye ari bwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Haleluya! Kristo atuye mu mitima y'uwizera, y'umuntu wese wizera. Kuba Kristo ari muri twe bituma tugira icyizere cy'uko Imana iri kudukorera cyangwa se kuduhindurira kandi ikadutegurira icyubahiro cy'ubwiza cyo mu gihe kizaza. Ubugingo bwa Kristo, bwa gikristo, ni urugendo rwo kubaho Kristo atuyoboye imbere, tutayobowe n'amarangamutima cyangwa se n'ibitekerezo byacu. Bavandimwe, Yesu Kristo ni ibyiringiro bidashira, bidaterwa n'ibihe, kandi bidashingiye ku bushobozi bwacu. Umukristo nyawe wizeye Kristo atari ku munwa gusa, ahamagarirwa gushyira ibyiringiro bye byose muri Kristo Yesu. Mu buzima ari muzima, yaba mu rupfu mu gihe twabuze abacu dukunda, kandi bigakomereza mu mibereho ye y'iteka ryose. Nta wundi muntu cyangwa ikindi kintu cyatanga ibyiringiro nk'ibyo Kristo Yesu aduha. Rero uyu munsi tugume muri Kristo Yesu, dushinga imizi muri we, kuko ari we byiringiro by'iteka ryose dufite, niwe cyizere cyacu cy'iteka ryose. Soza umwaka ufite ibyo byiringiro bituruka ku mwami Yesu. Muvandimwe, nyemerera uyu munsi ufate umwanzuro wo kwakira Kristo abo wa mbere muri wowe. Ngaho reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, wowe tuyahera, usumba byose, urengeye byose, uri uwo kwizera, guhabwa icyubahiro. Urakoze.
Yesu niwe byiringiro byacu. Tubonye ko ari we cyizere cyacu cy'ubu, cy'ejo hazaza ndetse n'iteka ryose. Turakwinginze kugira ngo ukomeze utubere igihumbi, utubere igitsikamutima kibasha kutwinjiza ahera cyane. Bana n'umuntu wese wumvise iri jambo, umuyobore, umufashe kandi akomeze kukuzirikana. Azatangira umwaka mushya ari muri wowe, agutunze, agufite mu mutima we. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose Kristo. Amen. Bavandimwe bakundwa umwami Yesu, mwakoze kubana natwe. Hanyuma reka dukomezanye uru rugendo rwo kubana na Kristo muri iki gihe turi gusoza umwaka. Tuzahure ku munsi w'ejo, kandi muvandimwe, ibi byigisho ujye urushaho kubisangiza n'abandi kugira ngo bibahindure. Turi kumwe na hejo. Mwama barinde, ndabakunda cyane. Amen. Bidashira